Hello family and friends, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Bahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Nawe bwa mbere dusuye urisanga, usanzwe dukurikirana, urisanga nanone hano ni waba abantu bisanzwe turabakunda kandi cyane. Hanyuma rero nagarutse nje kubabwira inkuru mwaduhaye mwadusangije, ariko mbere ko njyaho ngaho reka ntange ubutumwa bw'abantumye bati niba utarakoresha tax return ukaba wumva wifuza gukoresha tax return nta n'indi nzira uretse kujya kuri US Tax Pro. Abo nibo bagufasha gukora tax zawe kandi bakazigukorera neza cyane. N'abantu baba expert, n'abantu babyize bamaze igihe babikora, bagufasha ntushyiremo ibintu bitari byo kugira ngo n'amafaranga menshi hanyuma uzayaryozwe nyuma, ahubwo bakwereka inzira y'uburyo ashaka kugufasha tax zikaba nyinshi ariko binyuze mu nzira yemewe kandi ikwiye. Hanyuma rero abo nta bandi ni US Tax Pro. Ushaka kuvugisha nimero ya mbere wahamagara ni 801 88 9949. Bisubiremo 801 88 9949. Iyo ni nimero ya mbere. Nimero ya kabiri wahamagara kuri ni bose ni bamwe, ni company yawe nyine. Indi nimero wahamagara ni 512 578 691 512 578 691. Bahamagare ubabwire ngo Muhoza yakubwiye ngo bagukorera tax return kubera ko ari abizerwa kandi bimukorera neza. None rero yadutumye ngo mudukorere tax return. Just mention my name, bazaguha service nziza. Reka twihute. Hanyuma rero nkuru no munsi ni inkuru y'umumama. Ndamushimira, thank you so much kudushimira inkuru y'ubuzima bwawe. Uyu mubyeyi atuye hanze, nari mfite inkuru z'ibirarane z'ibirarane nyinshi. Mumbabarire, iyawe nzayigeraho, si uko nayibagiwe, si nuko nabiha agaciro, ariko nzayigeraho. Reka rero mvuge iyo mubyeyi. Uyu mubyeyi yabanye n'umugabo ino mu Rwanda, bajya hehe? Muri Amerika. Muri Amerika yabanye n'umugabo mu Rwanda, bajyana muri Amerika, bagenda bafite abana babiri. Agenda ari umugore niwe watomboye green card ni umugore niwe wafashe, niwe nyine iyo utomboye mariye mutamugenda za family, ariko yavuye kuri madamu. Amaze kugera hanze baba successful, barakora bamererwa neza. Gusa ati ubuzima buba challenge, bisibanga gukora n'abana. Twatumenyere kwisohokera nimugoroba uvuye mu kazi, tukiyitaho, tugafata brushette, tukijya mu masauna n'ibiki. Ibi byose twarabibuze. Quality time yacu yaragabanutse, ariko ku nyungu za famille n'inyungu z'ibyo dushaka, ibyo twarabyirengagije, dukomeza ubuzima, tubanye neza. Inkuru very short, tumeranye neza ngere nta kibazo. Dore ngahantu ikibazo cyaviriye. Ikibazo cyaje kuva aho umugore wabonye telefone, ariko ndashaka ko nzakora ikiganiro mukambwira, ese birakwiriye ko umuntu ajya muri telefone y'uwo bashakanye? Umugore ajya muri telefone y'umugabo, cyangwa umugabo ajya muri telefone y'umugore ajya gucukumbura message babandikiranye n'abandi bantu? Ibyo bintu birakwiriye? Mbabarira umbwire uko wowe ubyumva, kuko ngewe maze iminsi ntanga inkuru y'ikintu cya telefone. What do you think? Birakwiriye ko umugore ajya muri telefone y'umugabo n'umugabo ajya muri ni sawa? Nta kibazo. Wowe ubibona gute? Ubyumva ute? Anyways, yafashe phone y'umugabo we ajyamo ngo ajye kureba ngo abantu bandikirana, ngo buri cyumweru ufata phone gucekinga akareba uko icyumweru cy'umugabo cyagenze muri phone yandi y'umugabo. Wabyumvishe neza? Buri cyumweru ufata phone akareba message umugabo yandikiranye aho bavuganye the whole week. Mbega raporo y'icyumweru cyose ayivana muri phone y'umugabo. So uwo munsi yago ku ifoto y'umugore yifotoje kumwe n'umwana ameze gutya, aravuga ati turagukumbuye cyane, amafaranga duhaye yatugezeho kandi twaranyuzwe cyane, turagusabira imigisha kandi cyane uko tubyutse turagusengera. Ati izo message zitazamura umuriro. Ntihegeze yihangana, ese afata telefone y'umugabo arayimena. Akimara kuyimena, umugabo ayoberwa ibibaye. Aravuga ati kumbe ufite umugore n'umwana uha amafaranga, njye nirirwa nyavunikira ukayaha abandi, ubeshya ati birwa gusaba ibigisha na gusengera, kutabimbwiye igihe cyose tumaranye. Umugabo ati telefone yanjye iri hehe ngo nkwereke ibisobanuro? Dore ngiriye yayimenye. Umugabo rero avuye mu nki. Ugaseka nka keza.
ati umugabo atangiye kumukubita, aramukubita pe, aramubabaza, aramukubita nta soni, telefone yanjye uyifashe ntayikohera uburenganzira uranayimenye. Amukubise umugabo amagara polisi, polisi ziraje zirikoreye umugabo, aragenda agumamo koko baramufunga, agumamo batanubwo atagomba kwegera umugore, atagomba kuba hafi y'umugore. Umugabo ntagomba kwegera umugore n'abana ntagomba no kuba hafi ye, baba batandukanyije. Umugore famiye ye ihita iza kumwataka, bakamwandikira ngo ati nuramuka uteye intambwe ikirenge cyawe kikagera muri Afurika ntabwo uzaba kibayeho, tuzagusoza. Umugabo wacu wakoreye ibyo bintu, umuhungu wacu utumye asafaringa muri icyo gihugu hejuru y'ubucucu bwawe, ati tuzakwereka. Presha ibirabaye presha. Ati noneho abana buri gitondo ryuka akambwira ati mami ntabwo ari gutwara ku ishuri ni dadi, turashaka papa, kandi tokira muri izo process ntabwo aremererwa kwegera abana. Abana bati byagenze gute, habaye iki? Quartier yose itangira gucuranga, ibibazo biba birabaye. Ati none uyu mugabo ndimo ndamusaba imbabazi, arisaba n'umuryango, umuryango wanze kunyumva. Umugabo aravuga ntashaka no kumva ijwi ryanjye aho bivuga, n'umuryango ntushaka kunyumva. Ariko mu by'ukuri ugiye back, nanjye mfite agahinda kuko nabanye n'umugabo umbeshya ko afite nta bana afite ari njye, kumbe umugabo ufite umugore n'umwana handi, kandi supporting amafaranga njye nkorera nkazana muri tugahuriza hamwe. Ati amafaranga nkoreye tuyashyira kuri konti imwe, bivuze ko ayo mafaranga nkorera nejye gufasha aba bantu bari hirya kandi njyewe ntabimbwire. Ati nanjye kubibonera umutima wanjye warababaye, mwitura inabi mena telefone ye. Ati kandi simbyishimiye ko narabikoze nuko nayo mbabaye. Hanyuma nawe arankubita arambabaza, ahamagara kubera uburibwe bw'ibikomere yaranteye ariko nkubita. Ati none ibi ngibi birangire ko dushobora kubana burundu, birangire ko ari ngiye kuba mubi, ari ngiye utemere kuba nataye iwacu ngeri iwacu ngo kubera ko umuhungu wabo bamufunze. Ati ubu ngiye ugiye kuba igicibwa kandi zose mu nzira zose nawe abifitemo ikosa. Nambwa none se tukugiriye inama, arashaka ko umugira inama. Ese akora iki wagarure umugabo mu buzima bwe? Ese akora iki wagarure umwana we mwiza n'umuryango yashatsemo? Ese akora iki ngo ngera abe muzima, yongere itekerezo mve ko ameze neza? Ati umutwe agera itekerezo numva njye ntari stable, aho nciye hose ningiye gusa nibwo ajye sindiyakira. Nibwo umugabo kimufungura, nibwo bikiri muri izo process, ni ukuvuga ngo haracyari kare. Ariko meanwhile arifuza ko inkuru itambuka kandi kare. Ati kandi kare uko yambwiye njye ntago ari njye wakanga gutambutsa inkuru umuntu yifuza kutambuka. Wowe uno mubyeyi, mama ufite mama w'abana babiri, uri muri Amerika n'abana wenyine, umugabo we yafungishije agafungurwa, afitanye umwuka mumeze gutyo, nihe nama wamugira, nihe jambo rimukomeza wamubwira, niki wamubwira? Ahubwo se biguhaye irihe somo? Niki yakoze kitagombaga gukorwa akagikora kikaba cyarabaye kibi? Ngo yabaye ari sister wawe, akaba ari musaza wawe, akaba ari mama wanyu, akaba ari auntie wawe, akaba ari inshuti yawe, wamugiriye inama y'ukuri yubaka? Wamugiriye inama uno mubyeyi muri situation uri gusaba inama? Ese akwiye kumenya iki, akwiye gukora iki? Ikindi twe dukurikira, nyabona nemeza yuko inkuru yose dutanze ibifite isomo ririmo, n'ukuri mbanzi yuko uko bisa kose abantu muri buze kwireba ntihari buze kubura umuntu uze kuvanamo icyo kwigamo. Njye ndababujije kandi ndababujije ibintu byo kujya mujya gukontorora amatelefone y'abandi ntabwo ari byiza. Trust, icyizere n'itasi iyo kimenetse kugaruka n'ikibazo. Niba wizeye umuntu, niba ukunze umuntu, mwizere. Ibyo no kuvuga ngo telefone ushaka ngo wikire report muri telefone y'umugabo wawe, ni byo kwipresentinga mu kazi se, ku ishuri se. Ikindi kandi namwe mugeze ko babizeye, kucyumva ko telefone yawe nta wayigeramo, kucyumva ko ntakora kuri telefone, nuko ara kubuza ko harimo ibintu bidasobanutse. Gerageza gufata telefone yawe nkawe, wumve ko telefone ni yawe, ariko kandi ntugahambemo ibintu ku buryo umuntu ashaka kubigeramo akagira coma. Tuzabigarukaho tubiganireho ku buryo burambuye, ariko for now nizere yuko hari isomo bitanze, hari nicyo bivanyemo. Umubyeyi Imana safaringa, ariko muze kumugira inama uko mwumva byagenda, nicyo yakora, niko sakoze ngo niriye ntakarisubire, n'abandi bareba ntibazakora ikosa nk'iryo n'umuntu yaguyemo. Murakoze cyane, inkuru ni ngufi cyane rwose ishoboka. Nyagasani aho mugisha, ushaka gukora tax murabizi aho mugomba kujya bakabafasha. Hanyuma nimero nazitanze babita US Tax Pro, ntabwo ngabo nibo mugomba kugana.
hanyuma mugire amahoro, nyagasana abarinde. We love you guys. Reka amasubire mu nimero ya US Tax Pro kugira ngo mutazakoresha amataxi nabi bakababarira nabi cyangwa bakabashyiramo ibintu bibi muzifuza kugarura mukabibura. Let me tell you, nimero ya mbere ni 801 888 9949, 801 888 9949. Nimero ya kabiri 512 578 691 512 578 691. Muhamagare mubwire ngo muhoza tubwire ngo dukorere tax kandi dukorere neza. Mugire amahoro. We love you guys. Ciao.